mumeze mute bakunzi ba Leo Sport TV, twizere yuko mumeze neza cyane, twizere yuko muri amahoro. Ibyo nibyo tubifuriza, turabifuriza guhaha mukaronka, turabifuriza guhirwa n'imirimo yanyu yose. Icyo mukoze cyose kijye kigenda neza, icyo nicyo tubifuriza bakunzi ba Leo Sport TV. Twizere ko mukomeje kuba amahoro cyane, mumeze neza. Natwe rero turaje muri twa tuntu twacu, turigarukiye muri siporo, twa tuntu twacu nyine murabizi ko turi abasportif, murabizi neza yuko siporo ari utuntu twacu. Rega siporo burya ngo ni n'ubuzima, ninde udakunda ubuzima se? Ubwo udakunda siporo ntago anikunda, kuko ntago waba wikunda ngo udakunda ubuzima. Siporo twa tuntu twacu twagarutse rero muri Murera, turaje Murera, isaro ry'Inyanza, Gikundiro cyane, hejuru. Papa namwoherezemo imiriro hasi aho ngaho, muvuga muti Gikundiro hejuru. Ubundi tubabwira ukuntu ibintu bimeze, tubabwira ukuntu ibintu bihagaze hano muri Murera. Mu Nzove habaye n'umuriro, imihigo ni yose, forume ni zose zirimo ziraca inkweto. Ndababwiza ukuri yuko muzabona match ejo bundi kuri stade, ku munsi wo kw'isabato saa 12:30. Ndababwiza ukuri ko muzibonera match. Ibintu n'umuriro muri Murera, umwitozo uri gukorwa, aya bonga ari kubahereza fitness, araharafunzemo neza. Ahangaha amakuru yo nuko aya bonga ngagiye kuba cyaza iminsi 2, uyu munsi n'ejo. Ubundi abihorere gutyo, ubundi Robertinho nawe abapange mu kibuga, dore ko Robertinho ndaza kubabwira nawe ibye n'umutoza wungirije, ndaza kubabwira ukuntu ibintu bimeze. Ayo nayo ndayabahereza cyane, ndanabahereza 11 nkurikije uko imyitozo nabonye imeze. Ndabahereza 11 bashobora kubanzamo probable lineup. Iyo nayo ndayibaha, mbabwira ukuntu ibintu biri bube bimeze mu kibuga. Ni fire, ni bombaste. Abantu bo mu majyepfo mukura nizere ko ubu muri mu masengesho, kuko nta kindi cyatuma mutsinda Rayon Sport uretse Imana yonyine. Aho kandanda mu kibuga, iyo mari y'abeza kuyinobagiza ryo Rayon Sport rwose iri hejuru cyane kuri Mukura, ibari imbere. None ibashyira no kwitara, ngibacape ibakubite mujye mubona ibyezezi mu maso. Namwe ariko itara murarifite ihuye, nizere ko mujya mwiyongoza mukavuga muti tugiye gukorera ku itara mu masaha akuze, ku buryo reba bazamura i Kigali bakabereka kiriya gisenge, bakabereka itara rizenguruka. Muri buvuge muti natwe itara turarifite, twatake. Niyo mpamvu rero twizire rero muri Murera mu mwitozo ukuntu wari umeze, ibintu byari fire cyane. Robertinho ari gukoresha umwitozo ubona ko kabisa abakinnyi bose bafite gahunda. Nabwiye ko ejo bakoze utwitozo turaho tumeze nka dekarasage, tworoheje, nko kugira ngo nyine baruhukemo neza, bagarukemo neza. Ariko ubu noneho umwitozo n'umwitozo, gahunda y'ukuntu abakinnyi bashobora kuzabakinisha yego ntibiragaragara neza, ariko iyo urebye ukuntu umutoza buriya bayita kuri buri mukinnyi, ubona hari abakinnyi yitaho cyane, bihita bikwereka nk'ishusho y'ukuntu nyine abakinnyi azabakinisha, bikwereka ishusho y'ukuntu abakinnyi ashobora kuzabakinisha. Ariko uwo yakinisha uwo ari we wese muri Rayon Sport, umwitozo umeze neza cyane, urakomeje. Rayon Sport rero njyewe maze kwicara nkareba ukuntu ibintu bimeze, naje kureba ndavuga nti ariko aba bakinnyi mbona, njyewe ndabona hakinishwa ndi icyo bita probable lineup. Ngo nawe uraza kumbwira aho ndi bube nibeshye. Probable lineup uraza kumbwira uko ngiye ndimo kubibona, niko ngiye kukubwira. Mwizamu ndabona harimo Kadime Ndiaye, ndabizi ntawamusimbura. Defense rero Ombolenga
bazabanzamo Ombolenga, niyo bitakunda Serumogo arahari ameze neza cyane, Nsabimana arahari, Aimable harahari, Youssou Diagne arahari, Omar Nyingi. Muri defense ndumva ari uko bizaba bihagaze. Tujya mu kibuga hagati, Keve afunzemo neza cyane, Suleiman Dafe afunzemo neza cyane, na Richard Ndayishimiye. Ndi kubona abo ngabo aribo azakoresha mu kibuga hagati. Ku mpande hazaca Haji ameze neza, ntago mu Mavubi yigeze akoreshwa ngo tuvuge ngo yenda yarananiwe, wapi ameze neza Haji. Ku rundi haceho Aziz Basane, Kuranya, kuri atake na Beti. Ngewe nuko ndimo ndabyumva, niyo probable lineup yanjye nkurikije uko mbona imyitozo imeze n'ukuntu abakinnyi bafite forume, abo bakinnyi babashyira mu kibuga. Nabwiye ngo ni Kadime Ndiaye, ni Serumogo ari cyangwa se Ombolenga, ni Nsabimana Aimable, na Omar Nyingi na Youssou Diagne. Aho ni muri defense. Mu kibuga mo hagati hari Keve, hari Daf na Richard. Ku mpande hari Haji na Aziz Basane. Kuri atake ni Abedi. Ngiye nkurikije uko nabonye, ndabona iyo ekipe ariyo ashobora kuza kubanza mu kibuga, ubundi ikesurana na Mukura Victory Sport. Ariko ibyo ni igihe nyine hatagize igihinduka, biranashoboka ko haracyari umwitozo, bashobora kugira gutya abakinnyi ukabona baravunitse, ukabona hari ukundi kuntu bigenze, ntago wakomfirima ngo aba nibo bazakina. Ariko igihe hatazaba habayeho impinduka, nge ndabona rwose iyo ekipe ariyo yakinisha. Ubwo rero iyo ekipe izaba iri gukina ku munsi wo kuwa gatandatu saa 12:30. Ntabwo ari umukino wonyine uzaba uko ni shampiyona izabikomeza, ahubwo reka babwire uko imikino izaba yitwaye ya shampiyona yose muri rusange, ukuntu bizaba bimeze, ngo bizaba byesurana bite. Kuva iyi weekend ubundi ni show, umuntu wari we wese ahari ashobora kuzabona umukino kabisa, akabona ahantu asohokera. Ariko cyane cyane bareyo twiyizire saa 12:30 mu masaha y'umugoroba, amasaha meza, atari ukuvuga ngo ni muri weekend, ni amasaha meza, akazi karangiye, nta kintu kigomba gutuma iriya stade abareyo batayuzuza. Baze bashyigikire iyi ekipe ku mukino wa mbere mu mihigo yayo, iwutsinde. Ibyo ngibyo bizatuma aba bakinnyi aba n'abayobozi biba motiva, babone ko bagomba kugira gutsinda n'indi mikino ikurikiraho. Bareyo mukomeze mufungemo neza, tuzabonane ziriya saha kuri ziriya tariki kuri ya munsi. Ubundi tubwire Mukura tuti ngaho manuka mu majyepfo, ambukanya Nyabarongo byari bigoranye wa muvandimwe we, ariko hano ni no santima, na amanota 3 turayashaka. Yangane muvandimwe Mukura, tuyiherekeze tuyigeze hehe kuri Nyabarongo hariya kuri ribatibwe tuti urugendo ruhire. Bye bye Mukura. Nkuko naye ariko mwibuke ko yabidukoreye reka, mwibuke ko Mukura uraza kubyishyura. Ndakubwiza ukuri, urabyishyura. Wagurije umugabo uriya ni ideni waduhaye. Biraza kukuberetse, urabibona. Ariko urabibona matatu niyo gahunda ihari. Nashaka matatu kwa moja, ariko matatu urayarya, tambika 3 byiza, wimanukira gahinda ari kose kwa tuzamuye. Urabizi imikino rero izatangira ku munsi w'ejo kuwa gatanu. AS Kigali izaba irimo ihura na Gasogi. AS Kigali izaba irimo guhura na Gasogi ku munsi wo kuwa gatanu. Hariya muri Kigali naho tuzaba rushya Kenisi, ntago ebana imfura y'iwacu ntago bazamucika gutyo gusa. Ku munsi wo kuwa gatandatu Bugesera na Muhazi, derby yo mu Burasirazuba. Hano bo mu Bugesera ebana, bano bo mu Burasirazuba mufite namwe kureba match nziza cyane, izaba iryoshye rwose. Aya ni ama ekipe ebana ari ku rwego rumwe, kandi yose izatsindwa izaba irimo igana mu bisheke, izaba irimo igenda ijya mu bisheke, izatsindwa. Niyo mpamvu rero aha naho iyi match imeze nabi cyane, irashyushye.
izo saha Rutsiro izaba iri kumwe na Gorira ku Gisenyi. Hehe, hariya ku Gisenyi Majengo, yewe cha Gorira we urarya uri imenge. Rutsiro ishobora kuzakwicara hejuru hariya ikakuniga, ikaguheza umwuka, ikaguherekeza uzamuka usigaranya kuka gake cyane kanyuma. Ko Rutsiro uko nyibona imeze nabi my friend. Yego Gorira nayo ni ikipe nziza, iri mu ma ekipe meza 5, ariko Gorira nayo ntago ihozaho. Kandi Rutsiro iri kuvuga iti sha turashaka kuza muri Big 4. Wumva intego noneho Rutsiro yifite, kuza muri Big 4. Ibyo bintu biraza gukunda se, ibyo bintu biraza korohera Gorira hepfo yose. Katuze kureba Musanze iraba yamanuye Amagaju, irimo yavuruguta mu ntabire iyo ewana. Mwana wo mu bufundu, bantu bo mu bufundu, Musanze igiye kubavuruguta ahantu, Musanze igiye kubavuruguta ahantu, dore n'akavura karaguye my friend. Magaju we biraza kubera ibindi. Musanze gushyira mu kibuga kimereye nk'intabire ebane bari yikubise hasi, ubwo niba yajyaga hari imbere ishobora kwikubita hasi garuka mu izamu rya kandi ariho yari ivuye. Kwita ku gishundi hita igaruka, igitego kibonamo cyane, cyangwa se umwataka wayo yayifashe cyane, bo barabizi, azi kuviza agapima tiriya baro niyitura hasi irajya mu iki cyerekezo, kuko nudukingo nudushyundu. Niyo mpamvu Amagaju ari bugesha Musanze iragukubita rero mu mbeho yaho, kubitire munsi y'ibirunga sha Magaju, nawe byawe nzabyumva. Iyo mikino rero ihatswe n'umukino wa Rayon Saro ry'Inyanza igufatira Mukura Victory Sport, kipe y'umwami hepfo iyo ngiyo sha bayicara hejuru. Iyo match yo yibereye 12:30, ntago ikiri 12:00. Match yibereye 12:30. Bareyo aho ngaho ho twabivuze igihe kinini, gahunda ni ntugasaze, gahunda ni ndumureyo. Twagiye ku munsi wo ku cyumweru, Kiyovu izaba iri kumwe na Polisi. Ya Kiyovu barimo basabira ubufasha bwo kuzamuka, ya Kiyovu barimo basabira amanota, iri kumwe na Polisi. Polisi siraza kwishyiramo imiyaga bavandi, Polisi iraza kuvuga iti umuvandimwe wo mw'uyu mujyi twaje tugusanga, dore Muyovu ahangaha Nyamirambo rwose niho hafite ijambo, reka turebe ukuntu tuguhuhiramo. Ntago mbizi ibyo bintu, sinzi nabinemewe muri shampiyona, ariko numva ngo bibamo n'abatoza mu minsi ishize mwarabyumvishe, ariko ngo bibamo da, ngo bibamo bajya bahuhamo ngo ikipe zigiye kumanuka. Ubu ngubu ngo nizo katubundi zitangiye, ubu ngubu ngo nuguhuhamo muzidafite icyo zirwanira. Polisi reka turebe yuko nyine iri butekereze ku muvandimwe Kiyovu. Turebe hari iyindi derby rero ihari ku cyumweru. Mana yanjye bantu batamutamu, bantu b'irubavu ababreziliye hariya ivumbi riraza gutumuka hagati ya Etincelle na Marine irubavu, ivumbi riratumuka. Agastade ko ni ihame karaba kuzuye, byo ntago nta n'uwabishidikanyaho, nta n'uwarushya agira icyo bivuga, ahubwo ninde uri butsindira match. Etincelle Marine ni iramutse itsinzwe iyi match sha irajya mu bisheke, iraza kujya kurwana na Kiyovu, biraza kujya kurwana rwose, biraza kurwana na Kiyovu. Ngaho ibaze rero, ubwo iyo Marine iremera gutsindwa sha hariya muraza kureba match nziza cyane. Umukino rero uri busoze shampiyona ni umukino wa APR na Viziyo. Iyo nta byinshi byo kuvugaho, nta bihari, ntabyo Viziyo irabirya ahangaha, nta kintu Viziyo ishobora kuza kwitwaza. Ubundi Viziyo sha uri umukandida, Viziyo uri umukandida, ako suri n'umukandida wamaze gutorwa, waratowe Viziyo sha uraramuka wikuye mu kabandi urimo, aza kumenya ko Viziyo ukomeye. Ariko biragoranye bavandimwe, biragoranye. Nguko rero ngayo uko shampiyona izaba yitwaye muri iyi weekend.
kuko uko bizaba bimeze. Bakunzi ba Rayon Sport TV rero mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire amahoro. Mwebwe mwakanze subscribe, salute, kude chapeau, muri abantu bakaze cyane, muri abantu bo kubahwa. Nawe utarayikanda kandi sinzi kirimo kubura ngo ukandeho ubundi amakuru ugiyumvira ku gihe. Dukomeze twikomezanye twa tuntu twacu, siporo hejuru kabisa. Wowe utarakandaho ngaho nawe kandaho, ubundi ufungure kariya kazogera ujye ubona ama notification, amamenyesha yuko Rayon Sport TV ishyize ikiganiro hanze. Uhita ubibona hakiri kare, wiyumvira amakuru y'ukuntu ibintu bihagaze, ubundi uyamenye mu ba mbere. Apana kuzajya uyabwirwa oya. Twebwe isaha ku isaha tuba turimo dukurikirana amakuru, cyane cyane aya Murera, ariko n'izindi turatanga shampiyona ya APR, amakuru yose tuba tuyatanga, ariko cyane Murera mwe muri hejuru cyane, mukandeho cyane, ubundi mwiyumvire amakuru. Mukomeze kugubwa neza rero, mukomeze kuryoherwa n'imirimo yanyu. Bye bye, ciao, turabakunda cyane.